Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi uduteguriza kandi ukadutegurira kwakira Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Kuri uyu munsi ni umunsi twizihizaho umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'intumwa cyangwa se umugabekazi w'intumwa. Tumusabe rero adusabire ku Mana turonke ingabire za Roho Mutagatifu zose kandi tumenye n'uburyo bwo kuzikoresha neza. Dusangire amasomo matagatifu twateguriwe kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo ageze i Roma bamwemerera kwicumbikira ukwe hamwe n'umusirikare wo kumurinda. Hashize iminsi 3, Pawulo atumiza abanyacyubahiro b'Abayahudi bahatuye ngo bamare guterana. Arababwira ati, bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye umuryango wacu cyangwa se ngo nshishe ukubiri n'imigenzo y'abasekuruza, nyamara nafungiwe i Yerusalemu nshyikirizwa Abanyaroma. Bamaze gusuzuma ibyo ndegwa bashaka kundekura kuko basanze nta kibi nakoze gikwiye urupfu. Ariko mbonye Abayahudi babyanze, biba ngombwa ko njuririra Kayizari, nyamara ntacyo ngamije kurega bene wacu. Ngicyo rero icyatumye mbatumiza ngo tuganire. Mu by'ukuri naboheshejwe iminyururu ku mpamvu y'amizero ya Isiraheli. Ahera mu gitondo ageza nimugoroba abasobanurira iby'ingoma y'Imana, anagerageza kubemeza ku byerekeye Yezu ahereye ku mategeko ya Musa no ku bahanuzi. Bamwe muri bo bemezwa n'ibyo yavugaga, abandi ariko banga kubyemera. Pawulo arababwira ati, nuko rero mumenye ko uwo mukiro Imana yawoherereje abanyamahanga kandi bo bakazawakira. Pawulo amara imyaka 2 yose mu icumbi yirihirira, akakira abamugendereraga bose, yamamaza ingoma y'Imana kandi yigisha ibyerekeye Yezu Kristo nta nkomyi kandi ashize amanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Aho umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Uhoraho ari mu ngoro ye ntagatifu. Uhoraho afite intebe ye y'ubwami mu ijuru. Ariko amaso ye ntayakura ku bantu, abasuzumisha indoro ye. Uhoraho anyurwa n'intungane. Koko rero Uhoraho ni intungane, agakunda ubutabera. Aho umutima uboneye nibo bazamureba. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu wazutse yaramaze kubwira Petero iby'urupfu rwe ruzatuma ahesha se ikuzo. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yezu yakundaga aje abakurikiye, ari nawe wegamiraga Yezu bari ku meza, akamubaza ati, Nyagasani, ninde ugiye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yezu ati, Nyagasani, naho se uyu we bite? Yezu aramubwira ati, niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuva ubwo iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yezu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati, niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo ntibyakwira ku isi yose.
Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu aradushishikariza gukurikiza Yezu kugira ngo tubashe kwamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, dushize amanga, dushiritse ubute, kandi twifuza ko abantu bose bamenya Imana. Pawulo ageze i Roma yagiyeyo nk'imbohe, ariko ntiyigeze yemera ko ijambo ry'Imana ryabohwa. Yakomeje kwamamaza inkuru nziza adatindiganyije, yihutira kugeza ku bantu iby'ingoma y'Imana. Yabikoraga ashirutse ubute, yabikoraga ashize amanga, yabikoraga afite urukundo, kuko yaheraga mu gitondo akagera nimugoroba agerageza kwemeza ku byerekeye Yezu. Twumvise neza ko atari bose bamwemeye, ariko ibyo ntibyigize bimuca intege. Ntiyahwemye kugaragariza abantu agaciro k'umukiro Imana yatanze mu mwana wayo Yezu Kristo. Ntidukwiye rero gucika intege, tugomba guhora twiteguye kwamamaza ingoma y'Imana, tukabigirana umutima ukunda Imana, tukifuza ko buri wese yagira uruhare mu kumenyekanisha Imana twamenye, Imana dukorera kandi dukunda. Mu ivanjiri Yezu Kristo araha Petero ubutumwa, aramusaba kumukurikira. Petero arabaza ibyerekeye umwigishwa Yezu yakundaga, kuko yabonaga nawe abakurikiye kandi batahawe ubutumwa bumwe, cyangwa se atahamagawe ku mugaragaro na Yezu. Yezu Kristo rero amwibutsa ko icyo agomba gukora ari icyo amusabye, atagomba kureba navuga n'ibitamureba. Natwe rero rimwe na rimwe usanga kenshi tubabazwa n'uko abandi bagize uruhare mu kwamamaza inkuru nziza, ukagira ngo ni twebwe twenyine tugomba kwamamaza inkuru nziza, kandi buri muntu wese wahawe Kristo, buri muntu wese wabatijwe aba ahamagariwe kwamamaza ingoma y'Imana, ahamagariwe gukurikira no gukurikiza Kristo. Yezu Kristo rero icyo adushakaho ni ukumukurikira. Icyo ashaka ku bandi tucyubahe, tukishimire, kandi tukibashyigikiremo. Tubeho turi abantu bashimishwa n'uko abandi bagize uruhare mu kwamamaza ingoma y'Imana, bashimishwa n'uko abandi nabo babasha kuvuga Imana, kuvuga ibyerekeye Yezu. Tubeho turi abantu bakunda ubutabera, baharanira ubutungane, kandi barangwa n'umutima uboneye, umutima uzira ikibi, umutima wuje ukuri.